Inshuti muvandimwe, reka twongere dushimire Imana yacu. Reka tuyihimbaze kubwo kugira neza kwayo kwinshi. Reka tuyishimire ubuntu bwayo yabanye natwe muri iri joro, yaturinze. Umucyo urabonetse, igitondo kirabonetse, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Niba ucya bukira, ukaryama ukabona birakunze, wabyuka ukabona biremeye, jya ukamushimira Imana. Hari imbaraga iba yabikoze, ntabwo ari ku bwawe. Reka rero twese abatuye isi, abagihumeka tugire tuti: Mana, icyubahiro, ishimwe no guhimbazwa bibi byawe none n'iteka ryose. Amen. Tubahe ikaze mu byigisho by'ishuri ryo ku isabato. Ni ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya, ibyigisho by'igihembwe cya mbere umwaka w'ibihumbi 2025. Reka mbibutse yuko turi kwiga amigisha avuga ngo urukundo rw'Imana n'ubutabera bwayo. Uyu munsi wa none turi mu cyigisho cya gatatu kivuga ngo kuba abo Imana yishimira, kuba abo Imana yishimira. Ngiki cyigisho turi kwiga, kuba abo Imana yishimira. Reka dusenge. Turagushimye Mana ikomeye, tugushimiye urukundo rwawe n'ineza yawe. Uruwera uhabwa icyubahiro. Abana bawe dukomeje kwiga ijambo ryawe, utugirire neza, uduhire. Twiteguye umugisha uturuka kuri wowe nk'uko wowe udusezeraniye. Turambuye ibiganza twiteguye kwakira. Ngaho rero uhira abana bawe bose bajye gukurikiranira ijambo nk'uko wabisezeranye Data. Ibiganza byacu byiteguye kwakira umugisha wawe mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi nk'uko maze kubibabwira, turi ku cyigisho cya gatatu. Icyigisho cya gatatu ni icyigisho cyiza cyane, twasanzemo amagambo akomeye kandi ni icyigisho cy'ingenzi. Uyu munsi turi ku ngingo yacyo yo kuwa kabiri w'isabato. Icyigisho ubwacyo kiratubwira ngo kuba Imana yishimira nk'uko twamaze kubibona, ariko kandi nkakwibutsa ko icyo kwibukwa cyacyo kiboneka muri Sofoniya igice cya gatatu umurongo wa 17 muri Bibiliya, ijambo ry'Imana, aho batubwiye ngo Uhoraho Imana yawe iri kumwe nawe, n'umunyambaraga azagukiza, azagushimira anezerewe, azakwereka uko abakunda atuje, azakwishimira aririmba nko ku munsi mukuru. Haleluya. Icyo ni cyo kwibukwa cy'iki cyumweru cyose. Hanyuma rero ingingo y'uyu munsi tariki 13 Mutarama ni ingingo itubwira ngo kwishimana umunezero. Haleluya. Kwishimana umunezero. Umwanditsi ati: nubwo bidukomereye kubyiyumvisha, Imana iha umuntu wese agaciro katagira ingano, akaba ariyo mpamvu yishimira agakiza k'umuntu naho yaba ari umwe. Nshuti muvandimwe, Imana yishimira agakiza k'umuntu naho waba uri umwe. Kandi reka nkwibutse yuko kubw'agakiza kayo ukakakira ikureba nk'aho uri umwe ku isi. Haleluya. Amagambo dusanga muri Zefaniya igice cya gatatu umurongo wa 17 aratubwira ngo Uwiteka Imana yawe iri muri wowe imbere, ni intwari kandi irakiza, izakwishima inezerewe, izaruhukira mu rukundo rwayo, izakunezererwa iririmba. Ni buryo kiri somo ritanga umucyo ku mugani w'umwana w'ikirara. Aha herekana uburyo bwimbitse uburyo Imana yishimira abantu bayo yacunguye. Hafi y'ijambo ryose rivuga ibyishimo n'umunezero mu rurimi rw'Igiheburayo ryarakoreshejwe muri uyu murongo umwe rukumbi mu kwerekana umunezero Imana igirira abantu bayo yacunguye. Ni nk'aho ahari iri jambo rimwe muri aya magambo akoreshwa ridahagije mu kwerekana ugusendera k'umunezero w'Imana kuri uwo munsi. Inshuti y'umuvandimwe, hari ikinezeza Imana tumaze kubona. Zirikana kandi ukurikije uyu murongo aho Uwiteka Imana ari kumwe n'ubwoko bwe, nk'uko twabonye muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Aha baratubwira ngo, barashimangira ngo iri muri wowe. Bibiliya ijambo ry'Imana iri mu bwoko bwe, ariko muri Bibiliya yera bati iri muri wowe. Kuba Imana iri kumwe n'ubwoko bwayo bizana ubwiyunge buturuka ku isano y'urukundo ikunda abantu bayo.
ubwo ni nka wa mubyeyi igihe yabonaga umuhungu we akiri kure, yaje yirukanka. Kandi ahangaha Imana iri kumwe n'ubwoko bwayo. Twebwe rero Imana iri kumwe natwe, ibana natwe. Niyo mpamvu amagambo dusanga muri Yesaya igice cya 62 umurongo wa 4 uvuga ngo ntuzongera kwitwa intabwa, n'igihugu cyawe ntikizongera kwitwa umwirare, ahubwo uzitwa inkundwakazi, n'igihugu cyawe kizitwa uwashyingiwe, kuko Uwiteka akwishimiye kandi igihugu cyawe kizashyingirwa. Haleluya! Harimo urukundo rw'Imana. Ishusho isa nk'iyo ikoreshwa mu mvugo shusho igendana n'ubukwe cyangwa se igendana n'ubukwe dukurikije ibyanditswe muri Yesaya 62 umurongo wa 4. Ubwoko bw'Imana buzitwa inkundwakazi, bisobanuye ngo ibyishimo byanjye biri muri we, kandi igihugu kizitwa umugeni, bisobanura uwashyingiwe. Kuki? Kuko isomo rivuga ngo kuko Uwiteka akwishimiye kandi igihugu cyawe kizashyingirwa. Umwuzuro w'ibyishimo by'Imana ubikiwe umunsi ibintu byose bizahindurwa bishya, ubwo izakira ubwoko bwayo maze ikatwishimira nk'uko umubyeyi yishimira umwana we w'ikirara igihe agarutse aje mu rugo. Umwana w'ikirara wararagiye, iyo umubyeyi amubonye ntabwo yibuka amakosa ye yose, ahubwo yishimira yuko umwana wari waragiye agarutse mu rugo. Hanyuma se Abefesi igice cya 5 umurongo wa 25 kugeza ku wa 28 ntabwo muzi icyo hatubwira? Amagambo meza ashimishije. Haravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze, amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe ryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero. Turi ingingo z'umubiri we. Haleluya! N'icyo aya magambo atubwira cyerekeranye n'ubwoko bw'urukundo natwe twahamagariwe kugaragarizanya. Nshuti muvandimwe, aha baratwereka urukundo Kristo akunda itorero, aha baratwereka urukundo umukwe akunda umugeni. None twebwe bimeze bite? Iri somo rishishikariza abagabo gukunda abagore babo nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira, kandi bagakunda abagore babo nk'uko bakunda imibiri yabo. Aya masomo ntiyerekana gusa ubwoko bw'urukundo rutikubira kandi rwitanga umugabo agomba kugaragariza umugore we, oya, ahubwo ririmbitse hanerekana ko Kristo ubwe akunda ubwoko bwe, akunda itorero rye, akunda umugore we. Muzi se ko mu mvugo shusho ya gihanuzi umugore ashushanya itorero, umukwe akaba ashushanya Kristo. Itorero rero rigize umubiri wa Kristo, niyo mpamvu Kristo ubwe arikunda. Reka nkubwire nshuti muvandimwe, niba uri mu bagize itorero ry'Imana, reka nkubwire ko nawe Kristo aragukunda. Imboni y'ijisho rye iguhoraho. Oya, ntabwo uri igicibwa, ntabwo uri uwo gutabwa, uri uw'agaciro mu maso y'Imana. None wakunda ukamwakira, ukamuha umwanya mu mutima wawe nk'uwagukunze, nk'uwakwitangiye, niko biragukwiriye. Ntawe Imana yaremye wo gutabwa, ntawe Imana yaremye wo gucibwa, ahubwo uko umugani w'ikirara uvuga utwereka ko umwana yisubiyemo maze akareba amakosa yakoze, yamara kuyabona yose akicuza, ndetse agafata umwanzuro wo gusubira kwa se. Avuga ati nubwo bitankwiriye kwitwa umwana we, nashaka ngira umugaragu, nashaka mbare mu bo
mu bagaragu akoresha, ibyo bizaba binyuze. Ariko kandi umubyeyi kubw'urukundo rwe ntabwo umwana yemeye kumugira umugaragu, ahubwo amaze kunezezwa n'uko umwana agarutse byaramushimishije biramunezeza, amwakira amushyira mu be, yongera kwitwa umwana mu rugo, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Uko niko natwe tugarukiye Uwiteka tugira umunezero mu rugo rwa Data, twishimana umunezero mu rugo rwa Data, kandi Data nawe aranezerwa. Imana itugirire neza, iduhe kwisubiramo, iduhe gukundana urukundo rukwiriye nk'uko Kristo yaduhaye urugero, mu izina rya Yesu, amen. Mwungeri w'ubugingo bwacu turagushimye, uri Imana ikomeye, ugira neza, ukunda kubabarira. Abana bawe turaguhimbaje, turagushimiye kubw'urukundo rwawe watugaragarije. Watanze urugero rukomeye cyane uti nk'uko umugabo akunda umugore we. Data, bigaragara ko udukunda kandi ibyo byose tubyibonaho. Dusaba umugisha abana bawe bose bumvishira ijambo, bagirire neza, ubahire, ubane n'imiryango yabo Data. Kandi Data, ababyeyi batwite tubagushyize mu biganza, abari mu mazu y'imbohe, abari ku bisasiro baremejwe n'umubiri, urubyiruko, abasore n'inkumi turabakweretse, reka uhire itorero ryawe, ubone n'amahoro bituruka kuri wowe bibane natwe. Uyu ni umunsi wa kabiri w'imirimo, uturinde kuba abanebwe, ahubwo utwongere umwete n'imbaraga byo gushaka umurimo no gukora. Kandi Data, wabishaka wadukorera ibitangaza, abana be badafite imikorere bakagira uko bagenza. Ngaho rero uduhe umugisha, uduhire, twizeye imbaraga yawe, twizeye ubuntu bwawe. Nabyo ukunda n'ibyo ushima, tube duhanabera bose, mu izina rya Yesu Kristo, amen.